Ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere, igice cya kabiri, guhinduka kwanjye. Muri Werurwe 1840 William Mille yasuye i Portland muri leta ya Maine, maze ahigishiriza icyigisho cye cya mbere ku byo yigishaga ku kugaruka kwa Kristo. Ibyigisho bye byakoze ku mitima ya benshi, kandi urusengero rw'abakristo rwari ku kayira kahitwa Casco Bwana Mille yigishirizagamo rwabaga rwuzuye abantu ku manywa na nijoro. Nta rusaku rwo gutwarwa kw'abanyamusozi kwarangwaga muri ayo materaniro, ahubwo ituza no kubaha bikomeye nibyo byari byiganje mu ntekerezo z'abantu bumvaga ibyo byigisho bye. Ntabwo abatuye mu mujyi ari bo bonyine berekanaga ubushake bwinshi bwo kwita ku nyigisho gusa, ahubwo n'abantu batuye mu cyaro bazaga umunsi ku munsi ari benshi, bakaza bapfunyitse impamba y'ibyo kurya bya kumanywa, bakahaguma uhereye mu gitondo kugeza amateraniro y'ikigoroba ahumuje. Najyanye n'inshuti zanjye maze twitabira ayo materaniro, bityo ngatega amatwi itangazo ryakangaranyaga rivuga ko Kristo azagaruka mu mwaka w'1843. Mu myaka mike cyane yari igiye gukurikiraho, Bwana Mille yerekanaga uko ubuhanuzi bwagiye bukurikirana atajijinganya mu buryo bwemezaga imitima y'abamuteze amatwi. Yatindaga ku bihe bya gihanuzi kandi agatanga n'ibihamya byinshi bishyigikira uruhande ahagazemo. Bwana Mille yerekanaga uko ubuhanuzi bwagiye bukurikirana atajijinganya mu buryo bwemezaga imitima y'abamuteze amatwi. Yatindaga ku bihe bya gihanuzi kandi agatanga n'ibihamya byinshi bishyigikira uruhande ahagazemo. Bityo rero guhamagara kwe gufite imbaraga kandi gukomeye ndetse no gucyaha yagezaga ku batari biteguye, kwafataga abantu bagasa n'abatwawe intekerezo. Hategurwaga amateraniro adasanzwe aho abanyabyaha bashoboraga kubonera amahirwe yo gushaka umukiza wabo no kwitegura ibintu biteye ubwoba byendaga kubaho bidatinze. Ubwoba no kwemezwa mu mitima byakwiriye mu mujyi hose. Hashyizweho ibihe by'amateraniro yo gusenga, maze habaho gukanguka muri rusange mu madini atandukanye, kuko bose biyumvagamo nibura imbaraga yaturukaga mu nyigisho yavugaga ibyo kugaruka kwa Kristo kwegereje. Igihe abanyabyaha bararikirwaga kuza mu byicaro by'imbere, abantu magana n'amagana bitabaga irarika, kandi nanjye nitaba mu basigaye, nkatanya nkanyura mu mbaga y'abantu maze mfata umwanya mu bashakaga kwiyegurira Imana. Ariko mu mutima wanjye hari harimo kwiyumvamo ko ndashobora na rimwe kuba umuntu ukwiriye kwitwa umwana w'Imana. Kumva nta cyizere nifitiye no kuba naremezwaga mu mutima wanjye ko ari ikidashoboka ko undi muntu asobanukirwa n'uburyo niyumvagamo, byambujije kugisha inama no gushakisha ubufasha ku nshuti zanjye z'abakristo. Ubw'ibyo rero narindagiriraga mu mwijima no kwiheba nta mpamvu, mu gihe abandi batari bazi uko merewe mu by'ukuri kubera ko batashoboraga kwinjira mu byo nabaga nizigamiye. Umugoroba umwe njyewe n'umuvandimwe wanjye Robert twari mu nzira tugaruka mu rugo tuvuye mu materaniro, aho twari twateze amatwi icyigisho gikora ku mutima cyane cyerekeye ku bwami bwa Kristo ku isi bwari bwegereje. Cyakurikiwe no kurarika abakristo n'abanyabyaha gukomeye, bahendahenderwa kwitegura urubanza no kugaruka k'umwami. Umutima wanjye wari wakangutse bitewe n'ibyo nari numvise, kandi kwemezwa mu mutima wanjye kwari kwimbitse ku buryo numvaga umwami atari burinde ubuzima bwanjye kugeza ngeze mu rugo. Aya magambo yakomezaga kwirangira mu matwi yanjye ngo umunsi w'Uwiteka uraje, ninde uzabasha guhagarara ubwo azaba aje? Imvugo y'umutima wanjye yari iyi ngo, Uwiteka ndinda mu ijoro, ntunyambure ubugingo bwanjye nkiri mu byaha byanjye, ngirira impuhwe unkize. Ku nshuro ya mbere nagerageje gusobanurira musaza wanjye Robert wandushaga imyaka 2 y'ubukuru uko niyumvaga. Namubwiye ko ntatinyuka kuruhuka cyangwa gusinzira kugeza ubwo maze kumenyera ko Imana yababariye ibyaha byanjye. Musaza wanjye ntiyahise ansubiza muri uwo mwanya, ariko impamvu yo guceceka kwe ntiyatinze kungaragarira. Yari mandirira kubw'impuhwe yari amfitiye bitewe n'umubabaro wanjye. Ibi byanteye ubutwari bwo kumugirira icyizere, maze mubwira ko nigeze nifuza gupfa igihe ubuzima bwasaga naho bumbereye umutwaro ndemereye cyane. Ariko nanone ubwo igitekerezo cy'uko nshobora gupfira mu byaha nkaba nzimiye by'iteka cyanyujuje ubwoba burenze urugero. Namubajije niba yaratekerezaga ko Imana yajyaga kundinda muri iryo joro ndamutse ndikesheje nkirana nayo mu masengesho. Yaransubiza ati, ntekereza ko irabikora n'uyisaba wizeye, kandi ndagusabira nanjye nisabira. Ellen, ntabwo tugomba na rimwe kwibagirwa amagambo twumvise muri iri joro. Ubwo twari tugeze mu rugo, amasaha menshi y'ijoro ricuza umwijima n'ayamaze nsenga kandi ndira. Impamvu imwe yanteye guhisha inshuti zanjye uko numvaga ameze yari ubwoba bwo kuba nshobora kumva ijambo ry'urucantege.
ibyiringiro byanjye byari bike kandi kwizera kwanjye kwari gufite intege nke, ku buryo natinyaga ko undi muntu aramutse agaragaye nk'uko nari meze byajyaga kunjyana mu bwihe bukomeye. Nyamara nifuzaga umuntu wambwira icyo nkwiriye gukora kugira ngo nkizwe, akambwira intambwe nkwiriye gutera kugira ngo mpure n'umukiza wanjye kandi niyegure rwose Uwiteka. Nabonaga kuba umukristo ari ikintu gikomeye cyane kandi nkiyumvamo ko ku ruhande rwanjye binsaba kugira umwete udasanzwe. Ibitekerezo byanjye byakomeje kumera bitya mu gihe cy'amezi atari make. Nari naragiye kenshi njyana n'ababyeyi banjye mu materaniro y'abametodiste, ariko uhereye igihe natangiraga gushishikarira ibyo kugaruka kwa Kristo kwegereje, nagiye njya mu materaniro ahitwa Casco Street. Impeshyi yakurikiyeho ababyeyi banjye bagiye mu materaniro makuru ahitwa Broxton ho muri leta ya Maine maze baranjyana. Nari nariyemeje gushaka Uwiteka nshyizeho umwete igihe nari aho hantu kandi byanshobokera nkabona imbabazi z'ibyaha byanjye. Mu mutima wanjye hari harimo icyifuzo gikomeye cyo kugira ibyiringiro bya Gikristo n'amahoro aturuka mu kwizera. Ubwo numvaga icyigisho gishingiye kuri aya magambo ngo nzasanga umwami niba ari ugupfa nzapfa, numvise nkomejwe. Mu busobanuro umubwiriza yongeyeho yarenguriye ku bantu bateranwaga bari hagati y'ibyiringiro n'ubwoba, bakifuza gukizwa ibyaha byabo no kwakira urukundo rwa Kristo rubabarira. Nyamara bakaba bagiheranwe no gushidikanya n'ububata bw'isoni n'ubwoba bwo gutsindwa. Abantu nk'abo yabagiriye inama yo kwitanga rwose bakiyegurira Imana, maze bagashaka imbabazi zayo bidatindiganyije. Bashoboraga kubona umukiza wuje ubuntu witeguye kubatunga inkoni y'ubwami y'imbabazi, nk'uko Ahasuwerusi yeretse Esiteri ikimenyetso cy'uko amugiriyeho umugisha. Icyo umunyabyaha uhindura umushyitsi imbere y'Imana yasabwaga cyonyine ni ukurambura ikiganza cyo kwizera agakora ku nkoni y'ubwami y'ubuntu bw'Imana. Uko gukoraho kwamuhaga imbabazi n'amahoro. Abari bategereje kwiboneza ngo babe bakwiriye kugirirwa imbabazi mbere y'uko basaba gusohorezwa amasezerano y'Imana bari bari gukora ikosa ririmbuze. Yesu wenyine niwe weza umuntu w'icyaha, niwe wenyine ushobora kutubabarira ibicumuro byacu. Yasezeranye gutega amatwi kwinginga kwacu no gusubiza amasengesho y'abamusanga bafite kwizera. Abantu benshi bari bafite igitekerezo cy'urujijo cy'uko bagomba kugira umuhate utangaje kugira ngo babone kugirwa imbabazi n'Imana. Nyamara kwishingikiriza ku muhati wawe bwite ntacyo bimaze. Komatana na Yesu gusa binyuze mu kwizera nibyo byonyine bituma umunyabyaha ahinduka umwana w'Imana ufite ibyiringiro kandi wiringira. Aya magambo yarankomeje kandi ampa ishusho y'icyo ngomba gukora kugira ngo nkizwe. Noneho natangiye kubona inzira yanjye mu buryo bugaragara kurushaho, maze umwijima utangira gutamuruka. Nashishikariye gushaka imbabazi z'ibyaha byanjye kandi mparanira kwiyegurira umwami ntizigame. Nyamara ibitekerezo byanjye kenshi na kenshi byabaga birimo umubabaro kubera ko ntari narigeze kwiyumvamo umunezero mwinshi urimo gutwarwa cyane mu buryo bw'umwuka, kubera ko nabifataga ko ari byo bizaba gihamya cy'uko Imana inyemera, kandi sinatinyukaga kwiringira ko nahindutse igihe cyose nari ntariyumvamo wa munezero. Mbega ukuntu nari nkeneye cyane kwigishwa uburyo cyari ikintu cyoroheje. Igihe nari mfukamye ku ruhimbi ndi kumwe n'abandi twari dufatanyije gushaka Uwiteka, imvugo yari mu mutima wanjye ari ngo Yesu mfasha nkiza kuko nutankiza ndapfa. Ntabwo nzarekeraho na rimwe kuwinginga kugeza uko isengesho ryanjye ryumviswe kandi ibyaha byanjye bikababarirwa. Niyumvagamo ubukene bwanjye no kuba impezamajyo kurenza mbere hose. Igihe nari mfukamye nsenga, mu kanya gato numvise umutwaro wanjye umvuyeho. Bwa mbere numvise ubwoba buntashye, nuko ngerageza kongera kubatura umutwaro wanjye w'umubabaro. Kuri njye byasaga n'aho nta burenganzira nari mfite bwo kunezerwa no kwishima. Nyamara Yesu yasaga n'undi hafi cyane. Niyumvagamo uko nshobora kuzaho nari mfite intimba zanjye zose, amagorwa yanjye n'ibigeragezo byanjye, mbega nk'uko ababaga bamukeneye bamusangaga igihe yari ku isi kugira ngo abaruhure. Numvise mu mutima wanjye mpamirijwe ko yumvise ibigeragezo byanjye byihariye maze akangirira impuhwe. Sinshobora kwibagirwa na rimwe ibi byiringiro by'agahozo by'imbabazi zuzuye impuhwe za Yesu agirira umuntu utari ukwiriye kwitabwaho nawe. Muri uwo mwanya muto ubwo nari mfukamye n'abandi dusenga, narushijeho kumenya imico y'ubumana ya Kristo kuruta mbere yose. Umwe mu babyeyi muri Isiraheli yaje aho ndi arambaza ati, mwana wanjye nkunda, mbese wabonye Yesu? Igihe nendaga gusubiza nti yego. Yesu avuga atangaye ati, mu by'ukuri wamubonye, amahoro yari kuri wowe, ndabibona mu maso hawe. Buri mwanya nabaga nibwira nti, mbese iri ni iyobokamana? Mbese aho sinibeshye? Byasaga naho byandenze kuvuga ayo mahirwe yo mu rwego rwo hejuru yari ayanjye. Byasaga naho byandenze kuvuga ko ayo mahirwe yo mu rwego rwo hejuru ari ayanjye. Nubwo nari mfite isoni nyinshi ryo kwatura ngo nibivuge, numvaga umukiza yampaye umugisha kandi yambabariye ibyaha byanjye.
Nyuma gato y'ibyo ya materaniro yasoje maze dufata urugendo dusubira imuhira. Ibitekerezo byanjye byari byuzuyemo ibibwiriza, impuguro n'amasengesho twari twarumvishe. Ibintu byose byo mu byaremwe byasaga n'ibyahindutse. Mu gihe cy'amateraniro ibicu n'imvura nyinshi byafataga umwanya munini w'icyo gihe, kandi uko niyumvaga byari byaragiye bihuza neza n'uko ikirere cyabaga cyifashe. Noneho izuba ryarasaga rikeye kandi rigaragara neza, maze rikuzuza umucyo n'ubushyuhe ku isi. Ibiti n'ibyatsi byasaga n'icyatsi kibisi kandi bifite itoto, ikirere nacyo gisa n'ubururu bukeye. Isi yasaga n'imwenyura ku bw'amahoro y'Imana. Uko niko imirasire ya zuba ryo gukiranuka yari yacengeye mu bicu n'umwijima byo mu bwenge bwanjye, maze yirukanamo urwijiji rwo muri rwo. Kuri njye byasaga naho buri wese agomba kugirana amahoro n'Imana kandi akabeshwaho na mwuka wayo. Ikintu cyose amaso yanjye yagwagaho cyasaga n'icyagezweho n'impinduka. Ibiti byari byarushijeho kuba byiza, ndetse n'inyoni zaririmbaga neza kurusha mbere hose. Zasaga naho zihimbaza Umuremyi mu ndirimbo zazo. Sinari nitaye ku biganiro kuko natinyaga ko ibyishimo byanjye byagenda maze nkazimiza igihamya gihebuje cy'urukundo Yesu ankunda. Ubwo twari twegereje kugera mu rugo i Portland, twanyuze ku bantu bari gukora ku nzira. Baganiraga ku nsanganyamatsiko zisanzwe, nyamara amatwi yanjye yasaga n'ayabaye ibihuri ku kintu cyose uretse guhimbaza Imana. Maze amagambo yabo angeraho nk'aho ari amashimwe y'uko Imana ari nziza, ndetse na Hoziya nazinesheje. Nahindukiriye mama maze ndavuga ati, mbese kuki aba bantu bose bari guhimbaza Imana nyamara batarageze mu materaniro makuru? Sinasobanukiye impamvu Mariya yazenze mu maso ya mama, maze kumwenyura kujimwe kukamurika mu maso ye igihe yari ateze amatwi amagambo yanjye yoroheje yamwibutsaga ibyari byaramubayeho. Mama yakundaga indabo cyane kandi yanezezwaga no kuzihinga, bityo agatuma mu rugo rwe hanezeza kandi hagashimisha abana be. Nyamara ubusitani bwacu ntibwari bwarigeze bunezeza cyane nk'uko bwanejeje igihe twari dutashye tuvuye mu materaniro makuru. Nabonaga urukundo rwa Yesu muri buri tsinda ry'indabyo, buri mwumba warwo na buri rurabo. Ibi bintu byerekana ubwiza byasaga n'ibimbwira iby'urukundo rw'Imana mu mvugo itumvikanira amatwi. Muri ubwo busitani harimo ururabyo rw'ibara ry'iroza rwitwaga iroza rya Sharoni. Nibuka ko narwegereye maze ngakora buhoro ku mwumba w'ururabyo mu buryo bwubashye. Zasaga n'izifite kwera mu maso yanjye, umutima wanjye wari usenderewemo n'impuhwe n'urukundo. Numvaga nkunze ibyo biremwa by'Imana bitatse ubwiza. Nashoboraga kubonera gutungana kw'Imana mu ndabyo zitatse isi. Imana yazitagaho kandi ijisho ryayo rireba byose ryari kuri zo. Yaraziremye kandi ivuga ko ari nziza. Naratekereje nti, mbese niba Imana ikunda kandi ikita ku burabyo yatatse ubwiza, mbese ntizarushaho kwita no kurinda abana bayo yaremye mu ishusho yayo? Nasubiyemo mu ijwi ryoroheje nibwira nti, ndi umwana w'Imana, kwitabwaho nayo kuje urukundo kurangose. Nzayumvira kandi nzirinda kutayishimisha, ahubwo nzahimbaza izina ryayo ryiza kandi nyikunda iteka. Ubuzima bwanjye bwangaragariye mu mucyo utandukanye n'uwa mbere. Umubabaro wari warijimishije imibereho yanjye yo mu bwana wasaga n'uwampindukiyemo imbabazi kugira ngo ngubwe neza, kugira ngo nkure ibitekerezo byanjye mu isi n'ibinezeza byayo bitanyura, maze nkwerekeza ku bishimishije kandi bihoraho byo mu ijuru. Nyuma gato yo kuva mu materaniro makuru, njyewe n'abandi bantu benshi twajyanywe mu itorero ngo tubemo nk'abitegura kubatizwa. Ubwenge bwanjye bwatekerezaga cyane ku mubatizo, nubwo nari nkiri muto. Nta wundi mubatizo nabonaga ko wemewe n'ibyanditse uretse umubatizo wo kwibizwa mu mazi menshi. Bamwe mu bakobwa twasenganaga mu Bametodiste bagerageje kunyemeza ko umubatizo wo gutonyangirizwaho amazi wemewe na Bibiliya, ariko bibi by'ubusa. Umugabura w'Umumetodiste yemeye kwibiza biteguye kubatizwa mu mazi menshi niba bahisemo ubwo buryo babikuye ku mutima, nubwo nawe yakangishaga kuvuga ko gutonyanza amazi ku muntu nabyo byemewe n'Imana. Amaherezo igihe cyaje gushyirwaho ubwo twari gukorerwa uwo muhango ukomeye. Wari umunsi waranzwe n'umuyaga, igihe uko twari 12 twajyaga mu nyanja maze tukabatizwa. Imiraba yarazamukaga maze igasekura ku nkombe z'inyanja, nyamara kubera ko nari nikoreye uyu musaraba uremereye, nari mfite amahoro ameze nk'uruzi. Igihe nari mvuye mu mazi, imbaraga zanjye zasaga n'izanshizemo kubera ko imbaraga z'Uwiteka zari kuri njye. Uhereye icyo gihe niyumvisemo ko ntakiri uw'iyi si, ahubwo ko nari nzutse mvuye mu mva y'amazi ninjiye mu bugingo bushya. Uwo munsi nyuma ya saa sita nakiriwe mu itorero nk'umwizera wuzuye. Umugore ukiri muto yampagaze iruhande, nawe akaba yari mu bategereje kwakirwa mu itorero. Mu bitekerezo byanjye hari huzuyemo
amahoro n'ibyishimo kugeza igihe naboneye impeta n'iz'izahabu zirabagirana ku ntoki z'uwo mugore n'amaherena magari ku matwi. Ubwo nibwo nitegereje mbona ko ingofero ye yari itatsweho indabyo z'inkorano kandi irimbishijwe n'udushumi tw'imitako y'igiciro cyinshi irabagirana itondetse mu ishusho ry'umuheto. Ibyishimo byanjye byacogojwe n'uko kwiyerekana mu bwibone byari ku muntu wavugaga ko ari umuyoboke wa Yesu wari umugwaneza kandi yoroheje mu mutima. Nari niteze ko umugabo agira icyo yongorera uwo mugore cyo kumucyaha cyangwa kumugira inama, nyamara byasaga n'aho atitaye kuri ya myambaro yo kwiyerekana ndetse nta no kumucyaha kwabayeho. Twembi twahawe ikiganza cy'iburyo cyo kwakirwa nk'abizera, ikiganza gitatsweho imirimbo cyakiriwe n'uhagarariye Kristo kandi amazina yacu twembi yandikwa mu gitabo cy'itorero. Ibyo byabayeho byanteye guhagarika umutima kutoroheje ndetse kumbera n'ikigeragezo igihe nibukaga amagambo y'intumwa avuga ngo kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye bakagira isoni birinda kandi batirimbisha kuba umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbisha imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga ko bubaha Imana. Timoteyo wa mbere igice cya 2:9 kugeza ku 10. Inyigisho y'iri somo ryo mu byanditswe yasaga n'iyirengagizwa ku mugaragaro n'abo nafataga ko ari abakristo bamaramaje kandi bakaba bari bankuriye bafite n'inararibonye iruti yanjye. Niba mu by'ukuri icyo cyari icyaha nk'uko nabitekerezaga ko kwigana gukabya mu myambarire nk'uko ab'isi, nta gushidikanya abakristo bajyaga kuba barabisobanukiye kandi bagakurikiza urugero Bibiliya itanga. Nyamara njye ubwanjye niyemeje gukurikiza ibyo, nemera ko ari yo nshingano yanjye. Icyo nashoboraga kwiyumvamo gusa ni uko gufata igihe n'ubutunzi Imana yaduhaye tukabikoresha turimbisha imibiri yacu byari binyuranye n'umwuka w'ubutumwa bwiza. Nyamara njye ubwanjye niyemeje gukurikiza ibyo nemeraga ko ari yo nshingano yanjye. Icyo nashoboraga kwiyumvamo gusa ni uko gufata igihe n'ubutunzi Imana yaduhaye tukabikoresha turimbisha imibiri yacu byari binyuranye n'umwuka w'ubutumwa bwiza. Bityo nkumva ko kwicisha bugufi no kwiyanga bikwiriye kuranga ab'ibyaha byabo byasabye gutanga igitambo kitarondoreka cy'umwana w'Imana.